Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Iki ni igitondo kuri bamwe kandi ni ku mugoroba mwiza ku bandi bantu, bitewe n'aho dukurikiranira uri ku mugabane wose. Ariko turashima Imana yuko turi amahoro, turashima Imana yabanye natwe kuri uyu munsi, kandi turashima Imana yatuzigamye mu bicuku bya nijoro tukaba turamutse turi amahoro. Bitewe n'aho uherereye, bitewe n'abadu twandikira batubwira yuko badukurikira bari ku migabane itandukanye, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ndi amahoro. Munyemerere dushime Imana, munyemerere tubwire Imana ati Imana turagushimye mu bibaho byose kuko turi amahoro, kuba duhumeka. Imana ihabwe icyubahiro. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Data murengezi wacu, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo Mwami tugaruke imbere yawe. Turagushimye kuko uri Imana idukunda, turagushimye kuko uri Imana itwitayeho, turagushimye kuko uri Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Turagushimye kuko waravuze mu ijambo ryawe Mwami huzuyemo amagambo 360 avuga ngo ntutinye. Bisobanuye yuko buri munsi ufite ijambo rivuga ku buzima bwacu ngo ntutinye kuko ndi Uwiteka ndi kumwe nawe. Turagushimye Mwami kuko uri kumwe natwe, turagushimye kuko utajya utureka Mwami. Birashoboka yuko twakureka, birashoboka yuko twakuvaho, birashoboka yuko Mana Data wera wise Mwami twakora ikibi kikadukura muri presence yawe. Ariko Uwiteka Mwami turagushimye kuko utajya utureka, turagushimye yuko duhozaho ijisho ryawe Mwami. Turagushimye kuko utareba nk'abana b'abantu Mwami. Mana Data wera wise niyo tukwatanye tukagaruka uratwakira igihe cyose, uhora udutegeye amaboko. Turagushimye kuko udukunda kurusha, turagushimye Mwami Mana yuko watumenye kera tutarabaho. Turagushimye kuko wabonye yuko turabo kwizerwa ukatugabira umurimo wawe Mwami. Twemerere tuvuge ngo Mwami duha umutima wo kugukunda igitondo n'ikigoroba, duha umutima wo tuguhanga amaso Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turagushimye kuko turi amahoro, turagushimye kubw'ubu buryo nabwo Mwami utanze Mwami kugira ngo tuze imbere yawe, kugira ngo tukuramye, kugira ngo tuguhimbaze, kugira ngo tuvuge gukomera kwawe, kugira ngo tuvuge Mwami Mana Data ubwiru bwawe. Izina ryawe ryubahwe Mwami. Mwuka w'Imana turakwakiriye muri presence Mwami. Turakwingize Mwuka wera ucecekesha andi majwi yose ibitavuga Imana, ibitaramye Imana yacu. Mu izina rya Yesu bikishwe bugufi Mwami, natwe dukishwe bugufi muri aka kanya. Buri kishize hejuru muri twebwe, buri cyakwishira hejuru muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo gikishwe bugufi Mwami. Twemerere Nyagasani Data tukubera umuyoboro mugari, twemerere Nyagasani Data utuganirize, twemerere uvugane natwe, twemerere Nyagasani Data wera wise Mwami Data dusangire n'abigishwa Mwami. Natwe ijambo riduhindure mbere yuko rihindura Mwami baryumva, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye. Urakoze Mwungeri mwiza, urakoze kuko uri Imana yo kwizerwa, urakoze kuko uri Imana idukunda, urakoze kuko uri Imana ituzi n'imiryamire yacu n'umusatsi wacu, Imana ireba mu itangire kareba no mu iherezo, Imana idukunda kurusha Mwami Mana ababyeyi bacu. Turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, tugushize hejuru Papa yo kuri Imana y'amahoro yo kwizerwa. Shimwe ni ryawe Mwami none n'iteka ryose, amen. Turabakiriye mwese abadukurikirana haba ku audio haba kuri YouTube ya Miracle TV Rwanda. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nukuri n'umugisha kumva umuntu ashobora kukubwira ati nukuri twafashijwe nawe ukavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Turashima Imana rero kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Muri uyu mwanya mwiza muri iki gitondo kuri bantu bari mu Rwanda
cyangwa n'abari hanze y'u Rwanda, umugoroba mwiza kuri mwese. Ariko muri uyu mwanya mwiza Imana irimo iravugana nanjye, umwuka w'Imana arimo aranganiriza ku ijambo, ukuntu Imana yahinduye amateka ya Joshua. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ukuntu yahinduye amateka ya Joshua. Reka nkubwire, iyo igihe cyawe cyo gukuzwa n'Imana kigeze, haleluya, hari ibimenyetso, hari ibintu bikubaho. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire kandi reka nkubwire ngo Imana nabwo ikoherereza umuntu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo unoranyirize Joshua uri mu mwuka wanjye, umusukeho amavuta. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire, Imana iyo ijya gukuzwa Joshua, hari hakenewe Mose. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ikoherereze Mose wawe aho wari utinze, aho mu mwanya wari umazemo igihe kirekire, aho maze amateka yabaye amateka. Ariko reka nkubwire ngo birashoboka yuko Imana ishobora kugukuza igitondo kimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Joshua ibice 4 ku murongo wa 14. Haravuga ngo uwo munsi, haleluya, reka nkubwire birashoboka yuko uyu munsi nawe ari umunsi wawe. Dutangiye dusoma ngo uwo munsi. Reka nkubwire, iminsi ibaho ariko habaho n'umunsi. Ndumva navuga ku munsi. Habaho umunsi w'Uwiteka mu buzima bw'umuntu. Bibiliya tubwira, reka dusome ijambo ry'Imana, ngo uwo munsi Uwiteka kuza Joshua mu maso y'Abisirayeli bose, baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritangiye ritubwira ngo uwo munsi birashoboka yuko nawe waba ari umunsi wawe wo gukuzwa n'Imana. Birashoboka yuko ari umunsi wawe wo gukuzwa, wo guhindurirwa amateka, wo gukurwa mu gisuzuguriro, wo gukurwa kuri uwo musozi w'uburwayi, w'ubugumba, w'icyangiro wari umazeho igihe kirekire, umusozi wo kutagira akazi, umusozi w'ubukode, umusozi. Buri muntu wese agira umusozi, afite umusozi atinzeho. Bibiliya tubwiye ngo uwo munsi Uwiteka akuza Joshua. Imana yacu ishimwe cyane. Birashoboka yuko ari umunsi wawe wo gukuzwa n'Imana. Ndendaga kubwira ngo hari umunsi umwe. Birashoboka wenda yuko atari uyu munsi, ariko hari umunsi wawe. Umunsi ugira izina. Umunsi ugira igitondo kimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Ugira umugoroba, ugira amanywa. Ariko reka nkubwire ngo muri uwo munsi habaho umunsi w'Uwiteka ku buzima bw'umuntu. Imana ikugarukeho kandi nawe umunsi w'umunsi ku buzima bwawe. Bibiliya tubwiye ngo igitondo kimwe Imana ikuza Joshua. Imana ishimwe cyane. Igitondo kimwe umuntu wari usanzwe ahinduka umuntu udasanzwe kubera ko Imana imukujije. Imana yacu ishimwe cyane kuko Imana imukujije. Haleluya. Umuntu yari umuntu usanzwe, umuntu wari umuntu usuzuguritse, reka tubyite gute, cyangwa umuntu utakekwaga, ariko kuko Imana imukujije. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, abantu b'Imana, Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye, nzarindira, nzategereza, nzarangaguza. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire, guma ku munara wawe wo kubaha Imana, guma ku munara wawe wo gutegereza Imana, guma ku munara wawe wo gusenga, guma ku munara wawe wo gushaka Imana. Yesu nashimwe cyane. Igitondo kimwe bazavuga. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyabaye kuri Joshua
byabaye no ku bantu batandukanye. Igitondo kimwe Imana ibwira Mose, imutuma kwa Farawo, umuntu wari umushumba, ariko Imana imutuma ku mwami, ajya guhangara umwami. Imana yacu ishimwe cyane, amusubiza amagambo, baterana amagambo. Umuntu wari umushumba aratinyuka ajya gutera umwami. Imana yacu ishimwe cyane. Rero reka nkubwire ngo igihe cyose igihumeka, njya nkunda kubivuga, uracyari umukandida wo kuzamurwa n'Imana. Ibyo bintu byabaye no ku mugabo witwa Dawudi. Bibiliya tubwira ngo Dawudi agemurira ibiryo ise amutumye ku rugamba. Yagiye ari umushumba ajya ku rugamba, agaruka amateka yahindutse, agaruka asingizwa n'ingabo za Israeli, agaruka bavuga ngo Sawuli yishe igihombe, ariko Dawudi we yishe inzovu. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Akora ibyananiye abandi, akora ibyananiye abakomeye, akora ibyananiye. Imana yacu ishimwe cyane. Rero reka nkubwire niki cyari kiri. Bibiliya tubwira ngo Dawudi abwira Umufilisitiya, aramubwira ngo nguteye mu izina ry'Imana ya Israeli wasuzuguye. Imana yacu ishimwe cyane. Ajya kurwanirira Imana. Abandi bose barwaniraga ku butware bwabo, cyangwa no ku bumenyi bwabo, cyangwa no kuntu bari biyumvaga yuko ari indwanyi, ariko we yarwaniriye Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyo byabaye no kuri Dawudi, amateka arahinduka. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo niyo Mana tuvuga muri iki gitondo, muri uyu mugoroba, iracyakora. Imana yacu ishimwe cyane. Byabaye no ku mugabo witwa Moridekayi. Bibiliya tubwira yirirwaga ku irembo, niwe wahishuye amabanga akomeye yuko hari inkone zendaga kugirira nabi umwana, ariko atanga amakuru. Igitondo kimwe, umugoroba umwe nk'uyu, Bibiliya tubwira ngo umwami atumizaho igitabo cy'ubucurabwenge, ajya abura ibitotsi. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana igire abantu ibuze ibitotsi ku bwawe. Imana igire abantu ibuze ibitotsi ku bwawe. Imana itume bakwibuka, abakwibagiwe bakwibuke, abagutaye bakwibuke, mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo umwami asoma amakuru, asoma amateka, arangije ajya ku nkuru y'umugabo witwa Moridekayi. Imana yacu ishimwe cyane. Arasoma aravuga ati uyu mugabo ubundi yahembwe iki, yagorerewe iki? Havuga ati aracyari hariya ku irembo. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire, iyi Imana ishaka kukuzamura, iyi Imana ishaka kugukuza, ifite inzira nyinshi. Rimwe na rimwe tujya tureba dushaka kumenya inzira z'Imana, rimwe na rimwe tujya dushaka kumenya uburyo Imana izabigenda. Ako ntabwo ari akazi kawe, ako ni akazi k'Imana. Imana ifite inzira nyinshi zo kukuzamura. Imana yacu ishimwe cyane. Byabaye no ku mugabo witwa Yosefu. Bibiliya tubwira ngo Potifari amusunikira muri gereza, azi yuko amurangije, azi yuko ubuzima bwe burangiye, azi yuko amateka arangiye, kandi abesherwa n'umugore we. Imana yacu ishimwe cyane. Aramufunga birarangira, ariko reka nkubwire. Bibiliya tubwira ngo igitondo kimwe umwami arota inzozi, abura umuntu wazimusobanurira. Ariko ngo hari abagabo bakubitanye na Yosefu muri gereza, barangije bibuka Yosefu, kandi yari yarabarotorera inzozi, ababwira nibagera ibwami bazamwibuke, ariko nimwamwibuka. Ariko reka nkubwire, dore Imana kuntu igihuza ibintu. Imana yacu ishimwe cyane. Hari abantu bakwibagiwe, hari abantu bagutaye, kandi wabagiriye neza. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko reka nkubwire, umwana w'umuntu, reka nkubwire, nubwo umwana w'umuntu ntuzamurenganye, kandi niko ateye.
rwose uzababarire. Ariko reka nkubwire, Imana yacu ntabwo imeze nk'abana b'abantu. Imana inyuranye ibihe, irangije umwami abura uburyo yarotorera inzozi, abakonikoni n'abanyabwenge n'abakomeye bose babura uburyo bazisobanura. Ariko Bibiliya tubwira ngo igitondo kimwe, umugoroba nk'uyu, Bibiliya tubwira ngo bahubuza Yosefu muri gereza, baramwambika iyindi kanzu, ahinguka ibwami, asobanura ibyasobanye, asobanura iby'abakomeye bananiye. Imana yacu ishimwe cyane. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nawe ikugaragaze, Imana ikugaragaze mu izina rya Yesu. Ibyananiye abakomeye yewe n'aba astronauts cyangwa n'abagendera he, Imana mu izina rya Yesu Kristo birashoboka. Reka nkubwire, no muri karitsiye aho ngaho, Imana ishobora kukunyuzamo igitekerezo, Imana ishobora kukunyuzamo igitekerezo, ugatangira agaproje, warangiza kakamenyekana, kakazabyara ibintu bikomeye. Bibiliya tubwira ngo amaze kurotora inzozi, aravuga ngo none twabigenza gute? Ngo aramugira inama, aramubwira ngo nimushaka abantu b'abanyabwenge n'abakomeye. Ariko ngo amateka uwo mwanya haravuga ngo twakuraho umuntu uri mu mwuka w'Imana. Reka nkubwire, hakenewe abantu bari mu mwuka w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo Imana igiye kugukuza, reka nkubwire, ntabwo bisaba izindi protocol, ntabwo biri busaba iki, ariko kiba igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Itorero ry'Imana, navuga ngo abantu Imana ikuza hari icyo iheraho, hari ikiheraho. Imana yacu ishimwe cyane. Hari icyo baba barakoze. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana 12 ku murongo wongera 26, Bibiliya iratubwira ngo umuntu nankorera, Data azamwubahisha. Imana yacu ishimwe cyane. Umuntu nankorera, uwo ni Kristo urimo kuvuga. Umuntu nakorera Kristo, Imana izamwubahisha. Reka nkubwire torero Imana, hari imirimo myinshi cyane kandi hari umuhamagaro uri ku buzima bwawe. Buri muntu twese, mu gitabo cy'Abaroma Bibiliya yatubwira ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Hari umurimo rero Imana yakuremeye aho ngaho, kandi hari icyuho ni wowe, aho nicyo ugomba gukora. Ariko uyu munsi najya nkubwire ngo ushake ikintu uri bukore mu nzu y'Imana kiri butume. Bibiliya yuzuyemo abantu benshi bagiye bibutsa Imana, bagiye bibutsa Imana, bibutsa imirimo y'Imana bakoze, bibutsa iby'Imana yakoze ku buzima, bibuka ibyo bakoreye Imana. Imana irangije ikora ikinyuranye. Uyu munsi nibo navugana nawe, n'icyo wakwibutsa Imana, hari icyo urimo gukora. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri ngo umuntu nankorera, Yohana 12:25, umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Ukeneye kubahwa, ukeneye kubahwa, ukeneye kubahwa. Reka nkubwire, korera Imana. Reka nkubwire ikindi kintu nakubwira, iyo Imana igukujije, abatakubahaga barakubaha. Mu gitondo kimwe, Yosefu yarubashwe muri Giputa yose. Imana yacu ishimwe cyane. Yosefu arubahwa, aba prime minister w'ingenga bihe n'ibiki byose, akora management yose. Bibiliya tubwira ngo usibye umwami, ariko nta wundi muntu wari hejuru yande ya Yosefu. Imana yacu ishimwe cyane. Yarubashwe muri Giputa. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo Imana igukujije, Imana yakujije Daniel, Yesu nashimwe cyane, i Babylon. Daniel yabayeho, yabaye umwami, yabaye igisonga. Daniel yabayeho ari umucamanza, hari post ya holdings nyinshi cyane i Babylon, zigeze muri 3. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko niki? Kuko yakujijwe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Mu gitondo kimwe, Moridekayi wabaga ku izamu, yurijwe ifarashi, atambagizwa mu murwa wose. Reka nkubwire, nawe icyubahiro cyawe kiri imbere yawe, icyubahiro cyawe kiri imbere yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Icyubahiro cy'Uwiteka atanga
ntabwo ari icy'akanya gato. Icyubahiro Imana yacu itanga ku bayizera, icyubahiro cy'Imana itanga ku bayikunda, icyubahiro cy'Imana itanga ku bayishaka ntabwo ari icy'akanya gato. Imana yacu ishimwe cyane. Benshi muri bo Imana yabubahishije nyabyo, byabaye nabo mu gihe cyabo. Reka nkubwire, n'abana bacu n'abandi bajya bonka kuri aya mashereka y'iki cyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Ndakwifuriza kubahishwa n'Imana, ndakwifuriza kuzamurwa n'Imana muri uyu munsi wa none. Reka kibe igihe cy'Imana ku buzima bwawe, reka kibe igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Ndakubwira ngo ibyiza byawe biri imbere, ibyiza byawe biri imbere. Igihe cyo gukuzwa kirakwegereye. Guma ku munara wawe utegereza Imana. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Uri umurengezi wacu Papa, uri umufasha utabura kuboneka. Uri Imana igihindura amateka n'ubuzima, nk'uko wazamuye umugaragu wawe Mwami Joshua ukamukura inyuma aho yarari. Hari abandi bari bakomeye cyane, hari ababaroni, hari bahuru Mana bari bahari, ariko mu izina rya Yesu Kristo Mana witoranyiriza nk'uko ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo umuntu wese Mwami data udukurikiye, mu izina rya Yesu ngo amateka reka hinduke, reka ubuzima buhinduke, reka imibereho ihinduke. Hari aho abantu bari batinze, ariko mu izina rya Yesu Kristo jambo ryawe rirambwira Mwami, nk'uko muri Yohana 12:26 ngo umuntu nankorera data azamwubahisha. Mana wubahisha ubwoko bwawe, wubahisha abana bawe, wubahisha itorero ryawe, wubahishe Papa mu izina rya Yesu. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo Mana data ngo itorero rya nyuma rizaruta Mana data imbaraga itorero rya mbere. Dukeneye kubona gukomera kwawe, dukeneye kubona ubwiza bwawe, dukeneye kubona izo mbaraga Mwami zagaragaraye mu ntumwa Papa. Ibimenyetso n'ibitangaza reka bigaragare Mwami, dukoresha iby'ubutwari, dukoresha iby'imyembaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, uyu munsi tuwushize mu biganza byawe. Reka uwo munsi w'ubwiza, reka uwo munsi w'ubutsinzi, uwo munsi wo kunesha, uwo munsi wo kugendera mu nzira zawe. Uduhe gutinya no kukubaha no kukubahisha, uduhe kugendera mu nzira zawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Kugirirwa neza nawe Mwami data reka bitwomeho, imiryango yari ifunze ikinguke, buri ndwara zari muri twe Mwami zikire mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe reka gikore ku bwoko bwawe Mana, bagendere kandi basure Mwami, Mana baremere ikimenyetso cy'ubwiza uyu munsi. Urakoze Mwami, turagushimiye, turaguhimbaje. Shimwe ni ryawe none n'iteka ryose. Amen. Imana ibagire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom.